Bene data nshuti zanjye bakoze b'Imana mutuye mu bihugu bitandukanye mu migabane itandukanye y'isi, ndabasuhuje nimugira amahoro. Ndabifuriza amahoro no guhirwa biva ku mwami wacu Yesu, ngo bibane namwe ku manywa ndetse na nijoro. Nkuko bisanzwe rero ni inshuti yanyu Nzakundimana Jean Baptiste ibasuhuza. Nifuje kuganira namwe ibintu bisa n'ibikomeye mutamenyereye kunyumvana, ariko ngiye kuvuga kubera impamvu. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo abakoze subscribe kuri channel ya Urakenewe TV ndabashimiye, n'abatarayikora mwese tubararikiye kuyikora, ndetse n'abakoze share Imana ibaha umugisha, n'abatarayikora namwe muyikore musangiza abandi ubutumwa bwiza. Ubwo ngiye kubahabwa n'umwihariko, ngiye gutanga message ikomeye cyane Imana yampaye. Ni message Imana yampaye muri iri joro ryakeye, nyitekerezaho umwanya munini, biba ngombwa ko mfata icyemezo cyo kuyitambutsa. Message ngiye gutambutsa ni message igendanye n'ibihe turimo bya corona, ndetse iravuga no ku rukingo rwa covid rurimo ruteganywa, rurimo ruvugwa. Imana yampishuriye byinshi kuri ibyo bintu, nibyo ngiye kubasangiza. Umuntu wese wakira ubutumwa agerageze abusangiza abandi. Ubu tuvugana jewe Jean Baptiste ubu ndarwaye, kandi ndwaye corona. Nanduye icyo cyorezo cya covid-19. Ni icyorezo bigoye kwirinda, ariko nidukurikiza amabwiriza atangwa bizadufasha kukirinda. Ni icyorezo wanduzwa n'umuntu utazi nawe atabizi. Iyi message y'umanze muyumve, udakeka, utazi, uwo mudafitanye gahunda yakwanduza nawe atazi ko akwanduje, ndetse nawe atazi uko yanduye. Ubu nubwo nayanduye ntabwo nzaho nayanduriye. Ariko nshatse kuvuga iki? Izindi ndwara, malaria uyanduzwa n'umubu, sida ukayanduzwa no gusambana, n'izindi ndwara nyinshi z'ibyorezo cyangwa se zimwe zitandukanye ziva ku ngaruka z'ibyo umuntu yakoze. Ariko iyi ngiyi yo irihariye. Ndabinginze ubwo mubona hafatwa ingamba zikomeye, na buri wese agerageze kuyirinda. Ngira ngo gufata ingamba zikomeye si uburemere bw'indwara, ahubwo n'uburyo yanduramo vuba, kandi kwandura vuba bikaba byazanira abantu benshi ingaruka zo kuyandura, kandi bayandura ari benshi hakavamo no gupfa kwa benshi. Hanyuma ngira ngo ntambutse iyi message, ntabwo bamfite bwo gupfa, kuko n'ubundi nzapfa. Nshobora gupfa kimwe nuko ntapfa, ariko ndashaka kuvugana nawe unteze amatwi uri bwakiriye ubu butumwa. Iyi message ngiye kuguha ni message Imana yampaye muri iri joro ryakeye, ubwo marayika yaje ahagarara imbere yanjye avugana nanjye amagambo akomeye. Yambaje ngo mbese kuki abantu batinya gupfa bavuga ko bizera Imana? Kuki abantu banga gukiranuka bagatinya urububabaza umubiri, kandi ubugingo aribwo bufite agaciro kuruta umubiri? Marayika twavuganaga arambwira ngo ntangarize abantu ko buri muntu akwiye kumenya igikwiye kuruta ibyo ashaka kumenya. Marayika arambwira ngo mbwira abantu ngo igikwiriye ni ukumenya Imana kuruta byose. Ukubahisha Imana umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, ibindi byose ukabyubahiriza nk'uko bisabwa, ntacyo bizagutwara. Mu gihe nari muri icyo kirere kiyerekwa nagize muri iryo joro, naje kubaza marayika kubyerekeranye n'urukingo. Ese kumbwira ngo abantu bakomeze bubaha Imana muri uburyo n'urukingo ko ruje, kandi urukingo rukaba ruvugwaho byinshi. Marayika arambaza ngo mbese nawe nturizera? Kubera icyo utizera? Arangije arambwira ngo abatubanjirije batubera urugero rwiza tugomba kwigiraho guca mu makuba.
abatubanjirije batubera urugero rwiza tugomba kwigira guca mu bigeragezo. Imana irambwira ngo urukingo ntabwo ruteje ikibazo. Igiteje ikibazo nuko umuntu ahagaze. Igiteje ikibazo n'uburyo umuntu yubaha mw'Imana. Naho urukingo ubwarwo ntabwo ruteje ikibazo. Yewe n'abarukoze ntibateje ikibazo. Igiteje ikibazo nuko we mwene data uhagaze. Yahise anzanira amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 43. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, niho nasanze ubuhanuzi bukomeye cyane bwabwiraga ngewe nawe. Yambwiye ngo ntangaze ibi. Ariko noneho Uwiteka wakuremye we Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa y'inshungu, Etiyopiya n'iseba nahatanze ku bwawe. Kuko wambereye inkoramutima, kandi ukaba uwo kubahwa nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Amen. Bene data, nkuko mumaze kumva aya magambo tuyasomye, ni amagambo meza dusanzwe tubwiriza, dusanzwe tuvuga, ariko kuri barakazi. Imana irabwira abantu ko yabacunguye. Imana yakunze abantu, Yohana 3:16. Sorry. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwizere uyu mwana wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana nihimbazwe cyane. Ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, ahubwo yatumye kugira ngo babone ubugingo. Nshuti zanjye bene data, Imana yatanze inshungu yawe kugira ngo ubeho. Imana yatanze inshungu y'umwana wayo kugira ngo ubone ubugingo. Imana yatanze inshungu y'umwana wayo kugira ngo uzabane n'Imana iteka ryose. Ubwo bufite n'ubwiki. Imana yambwiye ngo nubwo abantu bafite ahamuka riteye ubwoba, ngo igifite agaciro nuko abantu bubashye Imana. Yambajije ngo mbese niba ijambo rivuze ngo muzaca mu mazi ntabwo azagutembana, amazi ntazagutembana, uzaba uri hehe? Ese yavuze ko muzaca hejuru y'amazi cyangwa muzaca mu mazi? Sorry, mwihangane, ndarwaye mu byihanganire. Biravuga iki? Biravuga ngo nubwo urwo rukingo rwaba rurimo icyica, abizera ntacyo ruzabatwara, kuko ijambo ry'Imana riduhamiriza ko abantu bizera Kristo bazarya n'ibyica ntibigira icyo bibatwara. Yesu nahimbazwe cyane. Irishatse kuvuga iki? Ndagira ngo ntangarize abantu bankurikiye, ubutumwa ndi gutambutsa uyu munsi ngiye kubunyuza kuri iyi channel yanjye ya Urakenewe TV. Ntabwo irakurikirwa n'abantu benshi muri iyi minsi. Ndi mukato, ngewe ndi mukato, nubwo turi muri Guma mu Rugo nge ndi mukato, no mu nzu yanjye ndi mukato, ariko Imana niyimfasha ikanyongera iminsi yo kubaho, nzabutambutsa ku bindi bitangazamakuru bitandukanye, ubutumwa bukwira isi yose. Bene data, Imana ishaka ko umuntu wese yubaha Imana kuke giti. Imana ishaka ko umuntu akiranuka kuke giti, naho yanyura mu mugezi ntabwo umugezi uzamutembana. Yemwe ngo muzaca no mu muriro ntabwo muzabasha gushya, n'ibirimi by'uwo muriro ntacyo bizabatwara. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Bibiliya itugaragariza mu gitabo cya Daniyeli abahungu batatu b'Abaheburayo, ubwo Nebukadinezari bari babaje igishushanyo mu kibaya cya Dura, bafashe icyemezo cy'uko bagisenga, ariko abahungu b'Abayuda Saduraka, Meshake na Abedenego bahagarara ku Mana yabo banga kuramya igishushanyo. Icyo bakoze ni iki? Banze kuramya igishushanyo, ntabwo batinye umuriro. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kumbaza ngo mbese natwe twakwanga gutega urushinge? Ese ninde wakubwiye ko urushinge ari igishushanyo?
ninde wakubwiye ko urwo rukingo ari igishushanyo? Ibyo ni ibitekerezo by'abantu bitandukanye, kuko bamwe bagenda batangaza ibyo bashaka. Reka nkubwire, niba ari urukingo watangiye uru ruhinja baguteye urw'akaniga, bagutera urw'iseru, bagutera inzego zitandukanye z'inshinge wagiye ukingirwa, ibyo ntabwo warekaramye. kubera iyihe mpamvu? Bitewe n'imyaka bimaze izo ndwara zibaho, zaramenyerewe, iseru zarabayeho, bakazikingira, bigatuma bazikingira abana bakiri batoya kugira ngo bahashye icyo cyorezo. Niyo mpamvu haba amabwiriza yo gukurikirana urukingo kugira ngo umwana ataza kurwara iyo ndwara. Ese niba urukingo rwashobora kuboneka rugahagarika iyi ndwara, wowe warurwanya ushingiye kuki? Ese nicyo kibazo koko kirimo microchip kuko bamwe babivuga? Niba indarimo nta kizagutwara niba wizeye. Haleluya! Shuti bene data, ndagira ngo mbibutse iri jambo Imana yambwiye. Uyu mugabo Yakobo yaravuze ngo, wowe witinya kuko nagucunguye, uri uwanjye, naguhamagaye mu izina. Sifa kwa Mungu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwararivuze mu gitabo cya Yohana umurongo wa 12 w'igice cya mbere. Yaravuze ngo amagambo akomeye cyane, ngo icyakora bamwe bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Imana nihimbazwe cyane. Niba warabyawe n'Imana ukaba uri umwana w'Imana, ukaba ufite umugabane wo mu ijuru, ukaba ufite umugabane wo kubana n'Imana iteka ryose, ntabwo urukingo rugutera ikibazo. Haleluya! Niba urukingo rwaje, ntabwo ari rwo kibazo. Yesu ashimwe cyane. Ikibazo uhagaze ute? Kuki watinya urukingo kuruta uko utinya icyaha? Aho kugira ngo utinye urukingo, aho kugira ngo utinye kwiteza urushinge, tinya icyaha, tinya ubugome, tinya ubugambanyi, utinya ubusambani, utinya ubugome, utinya inzangano, utinya ibyaha biba mu mutima wawe. Nibyo byonyine bizakubuza kujya mu ijuru, ariko urukingo ntiruzabuza abantu kujya mu ijuru, ndabahakaniye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Message Imana yampaye ndagira ngo nyitangarize abari mu isi, urukingo ntiruzabuza abantu kujya mu ijuru, uzabuzwa kujya mu ijuru n'icyaha. Impamvu rero abantu bari gutinya urukingo bakunze kuba inaha mu isi, bakunze isi cyane. Nyamara niba ukunze isi narwo urwiteze, ntacyo biri bugutware. Igifite agaciro kizima cy'ingenzi no kubaha Imana. Oh haleluya! Bene data, mugihe naganiraga na marayika nawubajije ibibazo byinshi, ariko agenda nsubiza. Icyo ndiho mvuga ni iki: ibi bintu bigendanye na coronavirus yaje muri iyi si, ikabinyeganyeje isi. Nubwo abantu bagira andi manyanga bakurikizaho, nubwo bagira ubundi ayandi mayera bikurikiye mutazi, nubwo habi